ubwoba. Hari abantu bagira ubwoba ku buryo man, what if bigenze gutya, nshoye amafaranga nkahomba, ikikoje mu mutwe ni uguhomba, none se yashoye ukunguka. Ubwoba budufatisha imyanzuro ipfuye. Uri umukobwa, uri mwiza, uri gusenga, paka ugiye kuryamana na boss ngo nibwo aguha akazi. Ntabwo turasobanukirwa umurimo Kristo yakoze ku musaraba na authority byaduhaye imbere y'umwanzi. Aha rero niyo mpamvu dusafaringa kubera ubwoba bwahahise. Niko tukibana n'ibyo makosa wakoze. Yego warabikoze manfu, mu byo wababariwe ku musaraba Yesu yarakubabari. Haguruka utere intambwe, bohoka mu mutima. Hari ibyiza bikikuri imbere, kuki wiyima andi mahirwe kuri imbere kubera hahise hawe. Amakosa wakoze ntagasobanura uriwe. Bohoka umutima, Imana iri kumwe nawe. Generate courage.